abantu bamaze iminsi bayiga Robert ariko ngo twarakubuze ko turakurwaye munandwaye muzangora yi ngo Imana yarabashije ariko ninde wagenda kunshukashukira habura umwuka w'ubushukanya ati ndahari urutoki ati wamba barenga kora umunsi umwe baza uzabigenza utese zinjira mu kanwa nzajya mu YouTube nzajya mu kanwa k'aba YouTubers bose bamuhurizeho tuzaza n'ubavuga ko yamuteye inda uwo uvuga ko yamwambuye uvuga ko yigereranya uvuga ko korana n'imyuka mibi ko mise niyo iki kirego nziko na Yesu bakimureze kirimo cyo kwigereranya uyu arigereranya wowe ahubwo ni nacyo cyabaye confirmation atamba turacyashakira ikibindi bimenyetso icyo kwegeranya wowe wivuga ibi ngibi wihuza n'ibyapa icyo nta kirego kiri mumurega icyo shebuja bamurega harigereranya Yes, reka mbasuze kandi mbahe ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Wagize neza gukora subscribe ndetse ugira neza kudusengera, ugira neza guterwa ishema n'umurimo turi gukora ndetse ukakuba ku mutima kugeza ku rwego uwusengera cyangwa se ushobora kubwirwa n'Imana kugira icyo ukora kugira ngo uyu murimo ukomeze ugende neza. Ngewe kuri mikoro ni Masengesho, hanyuma kuri kamera dufite Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tugaruke tugabure ibyanditswe byera nkuko Imana ibishyize ku mutima, kandi tugirane inama kandi duhugurane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko iyo minsi irushaho kubegera no kubasatira ariko murushaho guterana kwera. Haleluya. Niyo mpamvu twari dukwiriye kubikora cyane. Imana idushoboje twabikora cyane. Bene data, aha rero ni ahantu tugomba gusangirira n'abera cyane ko mpamya yuko hano mu minsi itarambiranye rwose harajya habera iteraniro ryera, kubera ko abantu amatwi yabo arya badashobora kwihanganira inyigisho nzima. Imana iri kugenda badukokoraho buke buri umuntu wihanganira kutwumva rero Robert akumva ikiganiro akakirangiza amaye nka data uriya muntu abamaze kugira ikindi kintu gifatika mu buzima bwe, kubera ko nanjye ndabizi ko ibintu tuvuga iza nkota nyine zigenda zibaga zigabanya ingingo n'imisokora, bavuga ati twemenyereye abadukira igitamwebwe muratubangamira, genda mukubita ku byaha byacu mutubwira ko twayobye kandi twayiko tuzi ko turi mu nzira, ariko turashimira. Akumva uri kumubangamira ahita mu rwego rwo kwisubiza byoroshye ahita avuga ko wirata ugira ishyari igisubizo nyine Satani ahita uri umunyeshya. muburane muvuga ati ibi bintu wavuze ibi bintu wakoze ni ukubeshya naho mwiza ngo uhite ubona umuntu niba akubwiye ukuri ku ijambo ry'Imana n'iki ijambo ry'Imana rivuga wimbona mu munyeshyari mbwira ati ibi bintu wavuze sibyo. Je burankunda umuntu uzi kuvuga ati ibi bintu wavuze sibyo ngiye mbyumva gutya twakabiganiriye, uwo niwe muntu muzima. Naho wimbona Robert uje ngo mbona wiyemera ntiyemera so cyangwa nzemerwe nande abagira ngo hari umwemere azakwibwire n'amazina ye akubwire n'ibigwi bye, umbwire ibyiringiro byawe ni numva mfite ibyiringiro nk'ibyanjye nzakwemera sana. Wewe ungiye mfite abantu maze ngenda kwemera, nemera ba boss, nemera ba Kararisi, impamvu mbemera n'abandi bera bose bajya bamamagara ndabemera kuko ururimi bavuga nanjye ndarwumva. Soko se none umuntu wanditse muri comment turiyemera arajya ngo tumwemere, ndakwemera nta iki cyawe nzi cyawe tuzi ko ndakwemera iki cyawe nzi tujye tuvugisha ukuri rega. Uri hari umuntu uza yiyandikisha ubukomenti hariya ngo muri abanyeshyari muri abagome mwarayobye, wowe wayobotse sunyura hehe hatubwiye tubwire niba ngwino dekarare Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Tubwira ati sero la Bible aha muri kuyoba cyane rwose. Hari uwigeze ambugura ambwiye iki ijambo ry'Imana rivuga nanga kuyoboka. Soko bantu mudukunda n'abadukurikira rero rwose tugenda n'ukuri abantu ndabemera umuntu wese wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Haleluya. Akemera ko yavutse akambera akamero k'umuntu akabambwa agacungura umuntu wari umunyabyaha nkange Robert nkatsindishirizwa nkambika ubwiza bwe. Uyu muntu ndamwemera cyane
erega ntabwo nta makazi hari ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo ni ab'isi nibavuga ab'isi bazabumva namwe nimuvuga ab'ijuru bazabumva ubwo rero ururimi wumva umugani wawe ujyana narwo jyaho ubyumva nyine hari abantu benshi bavuga nk'ibyo ushaka kumva barari genda ubumva nta nubwo uzabona ubwo bwiyemezi bwabo n'ubwo mudushinze ubundi bamudushaka yiki bituma mushobora kuza kutwumva mukajya kudukompara n'abandi mwumva kimwe ibintu wagiuka wakigumaniye nabo mwumva turi kubyumva kimwe nabo bahari abantu tuvuga ibintu ururimi tuvuga mukarwumva mutwarege muri komande bati turabumva naho abatatwumva ari abantu benshi none icyo nkundiza imbuga nkoranyambaga zirabafite pe umuntu arabyuka mu gitondo ubundi itangazamakuru niwo mwuga nabonye udakorwa n'abawuzi upfa kuba bakubwira ati email yawe ariko yafungura cana urashaka iyi fungura wafunguye iyawe ibyo byawe byumva by'ukuri ukabyigisha nawe abantu bakagukurikira si byo byiza urashaka iyi murazisiba kuwa mbere nkafungura ine Yesu ko yadutumye ku mukumbi muto wowe ukaba uri mu mukumbi munini urizanamo hano gute iyi nzira bayicamo nta mizigo baba batengaze abatengaze muri kuduha ko mutabyagura ngo natwe twinyurire yegora turabyagura gute se ko atari twe tugena iyi nzira natwe ko tunyuramo n'amahame turahungura amahage yose tukayakuraho muragira ngo tubigenze natwe twatuye imitwaro kugira ngo tubashe kuyicamo se muratubangamira ngo mushaka kuyicamo mwiko umuntu yadutereye story iranangaza ariko nyibona hano kuvuga nkoranyambaga yego ubona buri isi yatangiye kwandura kera kandi abantu batabizi umuntu ukuze mukuru rwose mu myaka ibaze umva ukuntu abantu batangiye kumenya ubwenge n'ubuhenzi bw'umwanzi abandi bari mu mandazi rwose hashize imyaka myinshi ngo umugore w'umusimu rwose yigize gutya yikoze i Burayi abazanye ya mashini ibafasha muri gahunda sibyo utagira ngo ni hano i Kigali n'uwo mu ntara haraza gahunda arayikoresha kwa kundi kwihangana bidakunda abaganije mugenzi we atari ko siko hari utuntu w'umusirimu mugenzi we nyine njya nikora undi ati se waratumenye ubigenze ati kanzagutize ugire wumve nawe ninsubira hariya uzantume sibyo yego undi abaramutijije akoresha ati ribanga ko kwiribanga kuki narimenye kare narindiye unati waniruriye se akantu kanyaterega ntago ndabona umuriro ati ntago nakoresheje ngo numbe nzakazana sibyo undi ati icyumwe yagize ati waniruriye gahunda yanjye ko naguha undi ati reka barayinyimye aturayimatu noneho induru birazamutse iba yikojeje mu bakemurampaka b'ibibazo bati ngewe rwose uyu muvandimwe yantwariye igipupe cy'umwana ntakingarurira umwana wanjye yirwa arira uri kumva nangarurire undi atari ku uyu muntu uko namubwiye ko igipupe nagitaye bakinyibiye mu rugo yamba barengaza mu amafaranga akajya kugura ikindi gipupe undi atoye yanjye nta igipupe cyane umwana wanjye yirwa arira uri kumva sibyo ruburagica yarazamuka bimera nk'ababana umwe ati umwana niwe wanjye undi ati wane nk'urwo rubanza warucuti umugabo umwe arabareba hagati ko icyo gipupe cyaciye ibintu nyereka turebe ati ngiki hagati niba ari ikimusubiza igipupe cye muhereza ibye ikigaragara ntawakibye kuko iki gipupe ntabwo bapfa kukiba kibwa n'abakizi musubiza ibye nta muntu w'inaha washobora kwiba iki kintu rero abantu igihe kirageze ndabisubiramo nzahora mbisubiramo uwanduye rwose nakomeze yandure ku giti cye n'uwera akomeze agire gute yere niho igihe kigeze ahanga kadusoma ijambo ry'Imana Yohana wa mbere ibice 4 haravuga iki dusomere masenge
aha urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa kangahe wa mbere ungereze ku wa 6 haravuga ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma ni y'ukuri. Dore tugende step by step. Itandukaniro riri hagati y'imyigishirize y'ibinyoma n'ukuri. Babantu mwigwa mubaza ngo none se ngo abantu tuzabamenya gute? Mutuze mwumve. Mutuze mutera gatebe. Yego. Mufate n'agakaramu na Bibiliya hafi aho ngaho n'akajenda mwandike. Yego. Bakundwa. Bene data mwakoze subscribe. Ntimwizere imyuka yose. Nimukizera imyuka yose mubona hano kuri za YouTube. Ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Ahubwo mukora iki kintu. Icyo bita kugerageza. Test. Uri kumva? Guceshebura. Kuyungurura. Gukora synthèse. Gukora analyse. Ntabwo bagusaba ngo ugende buhumyi. Kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Bene data uyu munsi hadutse abahanuzi benshi sinabakeye kandi aba bahanuzi nabibinyo baje hano mu isi. Kuziko numvisha ibintu bikomeye. Urabyumvishije? Numva ko ntago bahoze bari no mu isi. Baradutse bazamo mwebwe mutagira ngo ibi bintu muri kuza kubona ni ibintu byahoze hano mu isi. Ni ibintu byadutse biza hano mu isi. Ubwo byari bivuye namwe muhatete. Bwashize twaraganire turavuga ngo hari abashyitsi. Yego. Abashyitsi bagendereye ibihugu baje basura isi. Dore Bibiliya si bivuze se. Yego. Badutse. Ariko baza bari bafite umwuka w'ubuhanuzi ariko w'ibinyoma. Yego. Icyo bari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana n'umwuka wose. Dore none wagiye kubaho icyo bita distinction. Yego. Difference. Yego. Munganye ngo nago muzazimbuza kuko hari n'abanyabwenge tuba tuganira. Suko. Itandukaniro. Iki ngiki abari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wo wavuye ku Mana. Ahantu hose uzumva umuntu w'Imana yigisha akavuga ko Yesu yambaye akamero k'umuntu akaza hano mu isi akemera no gupfurupfuru babaje kumusaraba nubwo yari Imana ariko akaza agatwarwa n'amategeko akayoborwa nayo kugira ngo abashe gucungura abayoborwa nayo hanyuma yarangiza nyuma ya byose akireherezayo imibabaro yose inimbazo ibyaha byo byose akabyishyiraho n'urupfu rw'iteka twari tugiye gupfa rumwe twari twarokoze na Adamu wa mbere yarangiza byose akabyishyira kabambwa sha gaterwa icumu mu rubavu. Uyu mwuka wavuye ku Mana ubwo indi myuka yose uzabona yaba mu Rwanda n'inyuma yarwo itigisha ko Yesu Kristo yambaye akamero k'umuntu. Uwo mwuka icyo ni cyambere ni wavuye ku Mana kubera ibyaha byacu byatumye n'Imana imuzinukwa kubera ibyaha byacu uwo musaraba wikoreye ni umeshaga kiza naho abandi bose bawureka ngewe sinza uvaho tugumane mwami haleluya mwami tugumane haleluya ku musozi witwa Golgota icirwaga abagome mwami urupfu rw'ibivume bamanitswe ku giti umwami Yesu niho bamujyanye bakwica urupfu rubi byatumye n'Imana ikuzinukwa kubera ibyaha byacu. Haleluya. Umuntu wese muzabona hano mu Rwanda utigisha ko umwami Yesu yambaye akamero k'umuntu ngo abamarayika ngo baravuze ngo mbega ubwiru bw'Imana ukuntu butangaje kubona Imana noneho yambaye akamero k'umuntu. Icyo ni cyambere. Komeza.
yewe data we mana we ba bantu muzumba bari kuvuga ngo burango nyine ngo ese ubwo ngo wakwihanganira umusaraba ngo n'ukuntu umeze ngo Yesu nyine ngo kuko yari Imana ngo ubwo hari ukuntu ngo byari byoroshyemo ngo hari ukuntu ngo atumvaga uburibwe ngo n'inkoni ngo n'ikiboko ngo hari ukuntu atabyumvaga kubera ngo koko yari Imana. Yesu yari umuntu 100%. Uwo ni umuhanuzi ariko wadutse. Nuwadutse aza hano mu isi kandi si umwe ni benshi. N'uwo muzumva ari kuvuga ati yego Yesu ari kuvuga ati muri abana b'incira, muri abana b'inzoka, muri abaso Satani. Ati ntabo yarabonye ibyo bintu ni ikigereranyo tiburiya n'iriya myaka 1000 ni ikigereranyo. Abo bantu bose mumenye ko ari abadutse. Yego ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ni wavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo uwo mwumvise ko azaza kandi none umaze kugera mu isi. Murambaza iki? Niba hari amakuru mwumvishe ko Antikristo azaza kandi umwuka ukazaza uvuga ko nta Mana yigeze yambara akamero k'umuntu ubu yageze mu isi. Ibyo bintu byo gucungurwa, ibyo bintu by'ubuntu, ibyo bikureho mushyiremo amategeko. Uri urebye isabato murayikuramo muyijyana hehe? Yego kuvuga ngo Yesu yaraje ngo bafatire kamera, afite n'ubushobozi njye kubereka mbereka inzu nziza iri Abu Dhabi, murebe hano turi bene Aburahamu twese turi muri gahunda yo kubihuza. Bana batoya muri ab'Imana, reka mbabwire nubwo baboshye bakabashuka muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kandi abangaba bo hejuru twavuze dufite ubushobozi bwo kubanesha kuko uri muri mwe, uri muri twebwe, aruta uri muri aba badutse mu isi. Haleluya. Ntabwo badukwiriye kugira uri muri twiri botifodra twe naho tutaba kurandanya mwisho, uri muri twebwe aruta ariko uri muri twe aruta uri mu bisi, uri muri Eliya aruta uri mu bahanuzi 820. Uzigusenga Imana we ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Abo n'ab'isi, yego nicyo gituma bavuga isi, ab'isi bakabumvira si no kubumva gusa baranabumvira none. Abo n'ab'isi, yego nicyo gituma bavuga ab'isi bagenzi babo bakabumvira, kabura natwe ab'ijuru baratwumvira. Yego ariko twebweho turi ab'Imana, turabihamya kandi uzi Imana aratwumvira. Yego naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya. Tuganire gakeya, muranshaka hiki mbona mwanyihaye niba mutabyumva ko nababwiye ko mvuganira nabumva ururimi mvuga, nkababwira ko ndi umwana w'Imana. Murambaza iki? Ko wigira muri umunawe ndamaze zahora ndiwe. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose. Birababaza kumva hari umuntu ntaba wese ni mukira abagaragu, ahubwo muri inshuti zangeyo wasiwe dekora ngende nta cyiza twakubonanye. Umwami wanyu ni umunyagitugu adukoresha iby'uburetwa, n'ukuri ntidushobora gukomeza kuramira muri iri cumbi we. Umwami nyir'ururembo tujyamo niwe muyobozi w'urugendo we. Abo turi kumwe muri gahunda barabizi,
ntabwo tugenda nk'abatazi iyo bajya, nubwo dukubitwa hasi we ariko ntidutsindwa. aba dufitanye gahunda barabizi, abantu bumva ururimi tuvuga amasenge bahamya ko Yesu yambaye akamero k'umuntu, akemera gukubitwa umenyereye intimba, umunyamibabaro wayimenyereye. Uyu nguyu niwe wavuze ati abarushye n'abaremerewe muradushaka iki? Nibyo nabwiye abantu bareke kwirwa bata umutwe. Ateko mugire gutya tubumvira gute? Tubumvira gute? Mwishyuwe mu bwonko muvuga ngo nidukora ibi ngibi. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Kandi natwe abo turi kubwira mukaba mwumva ibyo tuvuga mutabyumva neza. Mwivunika biraterwa n'uruhande murimo. Si impande ebyiri. Hari urwa Antikristo, hari urwa Kristo. Urwanya Kristo, Kristo ubwe. Nizo mpande zihari. Iki twaje hano icyo turirimba nibyo duhamya. Turwaga ati hari impande ebyiri uhitemo. Hari uruhande rwa Yesu ni urunguru. Hari n'urwa Antikristo nibyo. Ubwaje twakoranye ikiganiro nkubwira ngo ho gukunda leta zunze ubumwe za Amerika umwanzi wayo cyane bikagira inzira. Oya twabivuze turi kuvuga ati nujya gukurikira umwami zabanza umenye n'imbaraga ze n'ibyo ahemba. None se uyu yaravuze ngo uri muri twe aruta uri mu bisi, kandi uwo yarabanesheje. Muransaba gukurikira uwaneshejwe ngo bigende gute? Kandi nzi ubwenge nzi kureba unesha uwo ari we. Hari ukuntu ababwira wese azambikwa umwambaro wera, Yesaza avuga izina rye ku mana mu ijuru. Mukanguke tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi kisatana kiriho. Dorari imbere ahagaze n'abadayimoni, tuzamunesha twizeye kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Abanzi barahuruye barwanya Uwiteka, baragwiriye niki kibamaze ubwoba kigatuma mukomeza uru rugendo we. Umwami nyir'ururembo tujyamo, niwe muyobozi w'urugendo we. Iyo avuze ngo tujye iburyo narababwiye ngo tujyayo, yavuga ngo tujye ibumoso tukajyayo. Avuze ngo nidusubire inyuma gatoya dusubire inyuma, yavuga ngo dusonge mbere tukasonga wewe cyane. Yewe nahisemo ko Yesu ari uzanyobora, ari uzantwara ahantu hose. Niba hari ibyo wahisemo binakuangalia tu kabisa, ondoka na kazi yako tu. Ondoka na mizigo yako. Ondoka na mizigo yako tu. Yesu we, iyo tuvuza ab'ijuru baratwumva. Najyaga nibaza impamvu twirwa tuvuga. Umuntu ukabona ntari kukumva ari kukwandikira rimwe na rimwe agashyiramo n'ibitutsi, ubundi ntabwo unyumva nyine. Ihangane. Uri kujajaba mu byisi. Wowe urajajaba mu byisi. None se ubundi uzava kuri Robert mukanya ujye kwa Sebi radio n'ahandi hose uvanga iyo mvange niyo meranje, uragarukuje kwaza Robert ngo nahinduka. Ntago bivangike. Urambuza ngo twigize ibyo mwamenyere nje simbishoboye. Ijambo ry'Imana rivuga iki Masenge? Ravuga ngo nidukwiye kumenya kwiga ibya Kristo bya mbere. Dukwiye kwigizwa imbere wowe. Uriko umutipe numvishe hari kuvuga ibyisi. Ati nagiye mu cyumba cya 320 ndamanuka marayika aranyingurira, Imana irambwira ati njira. Gezeho mbona abantu baboshwe imigozi. Mwuka w'Imana arambwira ngo nze mbasengere, mufate nimero yanjye mbasengere Yesu ababohore. Nabonyemo abagiye kubyara, nabonyemo abagiye bari baraboshwe, business zarafunzwe, nabonyemo bari ati mujye kubyara mu izina Yesu, ati mujye kubyara ihoraho yabimbwiye, ati mu cyumba cya 320. Nizi ibyo bintu basengeje wowe wabyumva. Ibyo bintu ntabwo twe tubyumva kuko hari ibindi twumvishije. Ndebye ababyumvisha bisi. Amena. Imana igumugisha ko z'Imana ndakwemera. Ndagukunda cyane. Kandi twebwe hari ibindi twumvishije. Umva ibintu twumvishije ngo muzarambika ibiganza ku barwayi. Ntago ari ngombwa ngo tujye mu byumba bya 300 sibyo dukora birongo ngaho yiciyeyo ngo sanga Satani baradayimoni. Kosha bana batoya
ntihagire umuntu ubayobya. Uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Ntabwo ari ngombwa ko runaka yoherezwa ngo ajye kubakura mu byumba bya 300. Ubu warenze icya mbere ugera mu cya kabiri ugera mu cya gatatu ikijana icya 200. Ubwo abantu bagiye kugufungirana muri 300 urumva bundi no kuba warageze aho hantu ni ikimenyetso. Niba ushobora kumva ko ari icyumba cya 300 utinjiraniwemo bakaba barakugejeje mu cya mbere utareba ukinjira mu cya kabiri utareba ukagera muri 300 utareba n'ubundi ndashaka tanga iryo turo bari tanga babahekenya abana b'i Kigali birire n'ubundi ibyumba bya 300 ni muri hoteli y'inyenyeri zingahe kuri papa ibyo bintu mubivemo ntarega tuzi gutandukanya amajwi n'abanyirayo. Ibyo bintu bamuri kuvuga mutwigishije ijambo ry'Imana iriye ryose ritari iringiri ni iri papa naniwe kubyumva mwagerageje mukatuvangira neza twumva isoko mbise kwitavamo amazi meza isoko nziza kwitavamo amapi nimugerageze ko twamenye rega nanjye nakubinkundira hari abayatwara mu gacupa isoko akaba ari mabi ariko bakajijisha bagahita bamena kutwiza duturutse mu icupa barakavuga ati ariko rero hantu uko tubona hajya haturuka n'utwizara simureba tuno twiza nyamara isoko nimbati boya ushize nabonye baramfagiyemo n'utwiza nubwo hasi kandi hatumwe numva ni twiza ko hasi ari munyoganyeze ikirahure muramenye ibyari mwanyeganyeje mukareba niba baza mwikurwa muvunwa na Robert ubwo si tutanze uburenganzira go ahead please niba utumva ibyo Robert avuga open your YouTube channel uhita izina ryawe uvuge yanjye sinahise Prince Robert Rwanda niba witwa Janine niba witwa Janete nyamuna munyandikira n'abandi bagiye batandukanye ni Janete kugira ngo atagira undi ndanda fungo open yours uvuga ibyawe n'ubwuta zigushomoka kuko utari umuhanga wabura no kubwira abantu ko Yesu akize. Niba wemeranya nanjye bwira abantu ko Yesu akize uzamerika izagupiningira sindi igisambo nzagusharingira pe maze mwamamaza ubutumwa. Ariko icyo twakubwira mbere yo kuza hano nuko hari impande ebyiri kandi twumvikana igitere uhitemo umugani wa Yesu igitere iba hano abahoteli hari itere icuruza ikibi n'ikiza bihanganye cyane. hari umuvandimwe wawe yakoze ikiganiro cyiza avuga ati ni baragutwikuruye cyangwa ni urasitaye hari itere icuruza ikibi n'ikiza iyo mu ruhande rwa Satani hari na tere icuruza ubugingo buhoraho bwa Yesu Kristo umuntu akakira Yesu umwami n'umukiza ukabimbataye cyane. naho niho twahisemo tubavuga ati ngewe mfashe umwanzuro ngewe rwose reka mbabwire ndi umuhungu w'Imana duhuje ingingo abantu bose bumva ururimi mvuga nahisemo Yesu Kristo nzamuhamya hano kuri kamera n'inyuma yaho sibyo abantu mwatubazaga ngo ariko ngubwo twabibwirwa ni ngo twabibwirwa n'iki akamwirwa mucira abakozi b'Imana imanza. hari abantu bahawe akazi ko kujya bavuga ko abantu bafata abakozi b'Imana bose bagakubita hasi ngo bafata poso runaka bagakubita hari bagafata pasiteri runaka ngo ubundi nibo bakiranuka bonyine ngo bihaye kwirwa bakubita hasi abakozi b'Imana n'amavuta bafite ngo n'itsengero ziremereye bayoboye ngo n'igihe bahereye bakora umurimo w'Imana. igihe wabereye wigeze wumva uzumve nibura kabiri gatatu utega amatwi ngiye narayateze ndumva niyo mpamvu navuze wumva uyu muntu koko ibintu ari kunyigisha byavuye ku Mana ase ubundi koza twakoze niriye ryo kubabwa ngo umukora ndarize mwanarize so kose niriye koza twakoze ko nunga dore ko muzajya mubisuzuma dore ko muzamubisuzuma Bibiliya si Bibiliya yabyanditse ubu Yohana ngaho ni mutuke na Yohana ariko iyo umuntu utse mamutse na Yohana wabyanditse yaravuze ati dore ikintu kizabamenyesha ko ibi bintu uyu mwuka wavuye kuki kuma kandi mazanye reka mbwira abantu badukurikiye umwuka ukuri guhora ari ukuri cyane. niyo mwajya mufata ibinyoma mukahita mubizamura muri sanseri zajya witubagiza bibageraneyo bizabibagaruka ariko sha umuzi bizajya bibamanuka n'umwe. Bene data bakundwa yego turi kugana ku musozo. Umwuka wose
uzi utavuga Kristo utyo wavuye kuri Satani. Reka mbwire n'akandi kantu abantu badukurikiye numvishe umwuka amishuri. Tora aba bantu bajya bazana urubanza rw'amafaranga yabo bafashije. Nimwe mufite abadayimoni, ntago abo mwafashe ari bo bafite abadayimoni. Wowe ujya gutanga amafaranga yawe nta mwuka w'Imana wumvishije. Numvishe bari kuvuza induru ngo abantu barabariye. Ngo barabariye, ngo barabamaze, ngo rwose ngo bakambere igisambo. Ahubwo si ubwo wowe mbere. Nawe uri kibi wowe gukora ubushakashatsi mu mafaranga watanze. Bihagaragara ko n'abana handi hano wayibye. Niba ushobora kuba udafite umwuka wera, ugwishura kumenya ngo uyu muntu ninde. Wayakuye. Ujya kuyatanga wayakuye, ujya kuyatanga byaje gute? Nuwe mwuka wagukuruye wakugize wagutumye wakwiba. Ni iki cyatumye bakwiba? Ega abantu bajye babakiri dore niki mu mpora nta kindi. Karaka yaranyibye hanyuma se umuntu uri Burayi n'umuntu uri Kigali yaragusatse. Connexion yaje. Wavuze ko wafashwe. Wavuze ko wafashwe umwuka ukagufata. Hako hari ikintu nkundira abanyaburayi buriye. Yaguha amafaranga ukamwiba yigendera nk'imfura benshi ntibirwa basakuza. Hari aho njya mubaza se ubwo ibyo bintu warabyihangana ati nese ko wari wayamuhaye amafaranga ngana gutyo miliyoni 40 ati nese ko ari nge wari wayamuhaye abo bayahaye ngo bazabashakira ati nese ko renzi kazambera umukwe nese ko renzi kazambera umukazana ndongora duritse ni hanyuma ariko rero rwose hari n'abandi bantu bahindutse abafana b'inkozi zibi bakajya ngo kanguhite cyo ujye kunshakira amakuru ya Ropati kuzumumbwirira hari umuntu wigeze kumabagara ashaka kunyinjiza muri ako gakera ngo musori utwo turu nago njya ubwo bukino nago njya bukina ntago njya ntukina wihangane ngo ngakaka nihangane ntago yihanganye ubwo agiye gushaka undi mashakatiraho bishoboka genda ngo migira amakuru akana ubwo muri abarezi babandi ubona rubanda baza hano ati nditeretse ukabona umuntu nta nubwo bafite nta natekereza kuri ribiri muri iki gihugu idolari yo ryageze kuri konti avuga ati ndabivuga abatumva ndarivuga bazayangemurira muri nibapfu nizina ku matero gwe ngo kocora ngo vunira mwivi ke ntabwo twaje kuvunira mu ivi hari uwadutumye niwe utubwira ngo muvuge ibi ngibi abantu bamaze iminsi bayiga Robati ariko ngo twari twarakubuze ko turakurwa umunandwaye muzangora hiye ngo Imana yarabashije ariko ninde wagenda kunshukashukira habura umwuka w'ubushukanya ati ndahari urutoki ati wamba barenga kora umunsi umwe baza uzabigenza utese zinjira mu kanwa nzajya mu wa YouTube nzajya mu kanwa k'aba YouTubers bose bamuhurizeho tuzaza n'uwavuga ko yamuteye inda uwavuga ko uvuga ko yamwambuye uvuga ko yigereranya uvuga ko korana n'imyuka yakoze ko misene iki kirego nziko na Yesu bakimureze kirimo cyo kwigereranya uyu arigereranya wowe ahubwo ni nacyo cyabaye confirmation atamba turacyashakira ikibindi bimenyetso icyo kwegeranya wowe wivuga ibi ngibi kirahagije uzana ibyapa k'icyo nta kirego kiri murega icyo shebuja bamureze harigereranya edorari bakarisuka hari icyo cyo kuvuga ngo kurana abapapa kinyi ntago cyarya n'ubundi nitwigeze tumubonayo n'igihe yavugiye ntabwo yigeze avuga ko yemeranywa nawe murege ko yigereranya ariko umuntu wese masenge uvuga ko Yesu nimubabona nibashaka bari benshi bavuga ko Yesu atambaye akamero k'umuntu uwo mwuka ntabwo wavuye kuki ku Mana. Yesu yambaye umubiri w'umuntu ashobora gukiranuka ageragezwa muri byinshi Bibiliya iravuga ngo usibye ko atakoze icyaha burya mu bintu ngo bitabaye kuri Yesu ari kuri Yesu no gukora icyaha ariko ibindi byose yahuye nabyo kabisa wandikiye abaheburayo yasoje avuga ngo kuko yababajwe no kugeragezwa cyane ngo niyo mpamvu abasha gutabara ariko kuva nanjye nakizwe 2018 nuko ibyaha mu ndega nibyo mubona mu maso yanyu nkuko mwagiye kumubamba ariko uwancunguye yabimazeho rwose amen nge na mutima ucira urubanza nuwambambiwe nawe ntacira urubanza muri nyarama ngo yamboneye mu maraso y'umwana wawe ntacira urubanza rubi agita umukirano uraza kunsubiza mu byakera byashize ngo bigende gute
uranshaka iki tuko reka dushimire abantu bose bari badukurikiye. Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo ufite cyandike muri comment, tuzagusubiza. Humura, tuba tubyitayeho rwose. Mukomeze kudusengera kandi musengere n'abera bose kugira ngo duhabwe imbaraga kandi tubumbuye akanwa duhabwe gushira amanga kugira ngo tuvuge ibyo duhawe n'umwuka w'Imana kumenya, kuko ibyo azajya duha nibyo tuzajya tubamenyesha namwe. Dushimikiriye dutegereje ingororano tuzahabwa kuri urya munsi, kandi ntabwo ari twe twenyine, nabakunze kuzaboneka ku mwami wacu Yesu Kristo bose. Umwami Imana abaho umugisha, akomeze kubagura. Twebwe tuba tunosheho gatoya twigendera, ariko mwebwe mwimbike, mufate igihe musenge, musome Bibiliya, mubaze umwuka wera, kuko uwo mwuka w'ukuri agomba kubasobanurira iby'ukuri kose, kugira ngo nimumenye ukuri kubabature kandi mukugenderemo kubahingutse kuri nyir'ukuri ari we Kristo Yesu. Ndabashimiye, dushimiye Robert uganiriye natwe amagambo meza y'ubugingo yubaka. Imana iguhe umugisha. amen amen. Ture mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom. Shalom.